I don't know why. Yo, I don't know why. You love me, ntabwo namurabuye ko nakunti iyo boro yakinnye n'imbobo yababaye icuruza idafite igishoro nacukuye icyobo cyo gutamiza inkegera zigize initi reka imiziki yanjye ibasature mutuziba nzibameniza amatwi muzinjaga mu kanwa ndi kurya imiti nakujwe n'imbuto bobu yuhiye nizo zirimo zinemba mu mitsi nacenjaga muri mugondo tonije nigoma nzigeze igikondo ndisano wavukiye kongo kuri poketi mahozi igisongo ntabwo naguye umubiri naguye ubwonko sinkunda ibice nge nkunda agasongo. Yes, nongeye kubasuhuza mbaha ikaze kuri Bintu TV show tugenda twakira abanyempano bagiye batandukanye. Nge muri kumva kuri mikoro ni Mr Benjamin cyangwa Ben Promoter uko mumaze kubimenyera. Akenshi na kenshi ni kwa kuri tugenda tuzenguruka intara igihugu umujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu rebe abantu bafite impano zigiye zitandukanye. Uyu munsi kuri kamera ndi kuhabona umwicanyi kono nurabamarara imeze utese ni fresh sikuna vibe no uyu munsi ufite byagenze naratuje wana waratuje habaye iki wansigaye nyine mbona ibintu byo gusara cyane atari neza agira ngo baguteye indobo muri iyi minsi nukuri nta ndo uko duherukana umwaka ushije ariko ndabona warahindutse narahindutse kandi buriya umuntu agenda akura mani hari ibigenda bihinduka hari ibigenda bihinduka for sure yes nagira ngo usuhuze abafana badukurikiye aka kanya wallahi ni maso y'inyana maso y'inyana yes abafana badukurikiye bari kwibaza ati uyu mukobwa nakiriye ni umukobwa n'umuhungu ukora iki ni umukobwa w'umuraperi so ngenda umurapa papa namutayemo indobo namurabuye ko nakunti iyo boro yakinnye n'imbobo yababaye icuruza idafite igishoro nacukuye icyobo cyo gutamiza inkegera zigize initi reka imiziki yanjye ibasature mutuziba nzibameniza amatwi muzinjaga mu kanwa ndi kurya imiti nakujwe n'imbuto bobu yuhiye nizo zirimo zinemba mu mitsi nacenjaga muri mugondo tonije nigoma nzigeze igikondo ndisano wavukiye kongo kuri poketi mahozi igisongo ntabwo naguye umubiri naguye ubwonko sinkunda ibice nge nkunda agasongo kunda gasongo abantu barebare tu boro muri boro bimeze ute harya amazina yawe ari kuncanga harya ni maso y'inyana maso y'inyana shumi ese uri maso y'inyana for sure suri kubibona shawapi pe wagira ngo ntabwo uri maso y'inyana pe ni maso y'inyana wapi bimeze ute se maso y'inyana shani gucci man ibintu ni neza for sure shani ndabona rwose warashyize ibintu ku rundi rwego pe mwaka duherukana nabonye ndabona hari ikintu cyiyongeye uri kubona ari nk'igiki kiyongeye wabaye inzobe pe for sure cyane nabaye inzobe ndananuka ariko warananutse for sure shaba kubwire muri comment abo duherukana kuri channel bita Mbwira TV show baza kukurabura mani narananutse haki size ni y'abahungu basigaye bakunda ngasi size ntago wahise ubona icyana kigucemba ikiye cyana se kazi ntago ariko nge shambabarira ibyo bintu by'ibyano bindi ntago cyabura ndabeshya se oya mani ntacyo nta cyana nakareke ntago byabura n'ubundi ubona ari mfite niyo nkifite sando meze bite erega duherukana kera nkuzi kuri iryo zina kandi umva ngo ni maso y'inyana maso y'inyana rero ntago nzi ikintu bisobanuye reka tubanze turihere iryo zina nanjye ryabanje oya maso y'inyana urumva ndetse nunabanza kureba ukuntu nimereye mani ngende igitesi ndeba amaso yanjye nyine naje kwigenzura nsanga ndi igitesi kandi buriya iyo uri kureba inyana nyine ubona ukuntu iba yimereye iri guteta muri iyi minsi uri guteta ndi guteta nifite amaso y'ibitesi busubu koko niyo mpamvu rero ngomba kwitwa amaso y'inyana yes sando byanga byakunda ukora umuziki watanye umuziki gari nawatangiye 2023 utangiye 2023
Uwutangirira hehe? Wawutangiye ari ku ishuri, wiyumvishe ryari ko ufite iyo mpano y'umuziki? urumva njye music nabimenye 2023 noneho nyine nabyiyumvagamo man nkiyumvamo ko nyine mfite nareba abahanzi nkumva ndabikunze abasengeye na kubona nakiyongoza nkandika mani umuzigo mpita muza n'umubebe nawe bita Sando twakoranye indirimbo bita Turaje urumva ni nawe wanyongoje arambwira ati mani twaba abahanzi kandi twabikora tu gusa nyine we yari umuririmbyi ntabwo yari umuraperi oya nawe nibwo bwa mbere mani yaragiye gutuma ariko nyine yarabwa bwaririmba n'ubundi we nawe yabyiyumvagamo turavuga ati nakuboro twashaka bike twandika indirimbo twandika umuzigo wa mbere ubu ngubu unari kuri YouTube tujya muri studio numva nyine ni neza ndabikoze fe abajama banjye mbaye umuzigo bambwira ati ni neza kazi bambwira ati ni neza wallahi nandi ubwo nyine umuziki ngutangira gutyo tu wawutangiriye ku ishuri abantu benshi ko bati njyewe kera nkiri ku ishuri ngo nakundaga guperforminga ibiki wowe wawutangiye gute nyine umuziki ishuri ntabwo nyine nawutangiriye school mani nawutangiriye stay tu nawutangiriye mu rugo kuki wahisemo zine hajya ngo ni sirenge z'ibirara ku mukobwa nkawe noneho biba bigoye bahita bakubona muri kati ati iki ni ikirara iki ni iki kuki yari zo sirenge wahisemo gukoresha nyine nk'umuntu w'umurara wapi ntabwo ari uburara ahubwo nyine tu njyewe uko ngaragara mani uko ngaragara tu usibye wowe unzi cyangwa undi muntu unzi ntabwo njye ndi nyine drip nsapa neza barara tusebye ariko njye mani nubwo naba ndikirara kiza mani for sure uri kirara kiza ndikirara kiza yes niki cyaguteye gutangira umuziki ko bati ngiye mu muziki nanjye umuziki so njye music umuziki nyine nawiyumvagamo tu umuziki nawiyumvagamo noneho akarusho umuntu watumye noneho nkunda umuziki cyane bitanavuze ngo nuriya mubebe nkubwiye ni umujene bita Betray njye ndi umumodo we urumva Betray ndamufana bya danje noneho we ni nawe ujya mbikubwire gute mani nyine ni nawe ujya gutera imbaraga mu gukora mu ndirimbo kuko ngiye nkunda imiziki yiwe kandi ngiye umuziki ndayikunda kandi n'umuziki wanjye ndawukunda tu urawukunda for sure yes ubwo niwe ufatira icyitegererezo hatu y'umujene wana arankoma none se Sando ni ubuhe bwoko bw'indirimbo ukunda gukora ukumva nyine indirimbo zibamo amoko hari old school okay urakora fo Sure. Yes, ubu utangiye umuziki mu rugendo rwawe mu rugo babyakiye gute? Mu rugo Mary nyine ngiye mani mfite Mary wanjye wenyine urumva Mary naramubwira ati rero mama wanjye ngiye gukora umuziki tu n'umunsi njya stu nabanje kuzimurabura ndamubwira ati ngiye gukora umuziki yego arambwira ati wa mwana amafaranga ugiye kuyapfusha ubusa tu imiziki nta muntu ufite uri bugusapotinge ni ibidayimoni ndamubwira ati noneho ngiye ntabwo nta muntu wabashaga kungira inama ngo byumve ngiye ubwo n'ubu ngubu niko nteye ikintu nishizemo ntabwo wakinkuramo ngo bikunde sha umuziki ndawukora Mary akajya ambwira ati uzajya mu bishuko bazakushora mu biyobyabwenge umuziki nyine ku mubebe ntabwo ari neza none izo ngizo ugiyemo ngura umuraperi basi uri n'umuririmbyi ntari ndamubwira ati Mary waba uri umuririmbyi waba uri umuraperi n'ubundi uri bujye mu bishuko nta cyatuma utajyayo ubwo rero Mary ndamukomfirima birangira mbwira ati wowe ujye uwukora ariko uzitonde witware neza kabisa muri karitsiye bagufataga gute nyine wenda mu rugo byari birangiye bikunze karitsiye bagufataga gute muri karitsiye bari babizi n'ubundi giko ndika idayimoni wica ugakiza for sure ni iyihe ndirimbo ufite ikunzwe hano hanze ikunzwe hano hanze kumva ko iyi ndirimbo ngo abantu barayizi nyine ikunzwe niyo ndi kukubwira bita Turaje rero ku bafana badukurikiye cyangwa ku bafana bawe nagira ngo uducishirizeho neza niyo yaba vaze imwe kuri iyo ndirimbo yawe bita Turaje iyo bita Turaje iravuga ngo ga ngizikushi zibici zinera imihari zikana imihanda ga gisigenge n'akantu zinera ibibaba zikanera home
gufasha undi kira njiredi nkakira bakanga nkakira yemwe kira for no dutange game ready nawe dukore n'amati nkomeza boro nk'uko ibi byanjye nkomeza ibyo byawe nk'uko ibi byanjye dukora umufungo ugasanga abaginga bashaka kudushira hasi izo friend nizikenewe twageze ku yindi level. Yes, mwageze ku yindi level. For sure. Iyo ndirimbo yandika bwa mbere wari mu bihe bihe? Ndi mu bihe bihe urumva njyewe ntabwo njya ngira ibihe ndimo ngo niba ndi muri iki gihe nibwo ngomba kwandika indirimbo tu ubwo nyine ngiyeho kwandika indirimbo kwanjye iyo ndi stay nkwamye ndi njyenyine nta wundi muntu uri mu rugo ndandika cyangwa se naba nagiranye nawe bifu urumva nanagiranye nawe bifu nabwo ndandika tu nawe urandika nabwo ndandika mu ndirimbo zawe niwe butumwa ukunda gutanga mu ndirimbo zawe nyine yemba ndi kunera buri muntu wese nafite icyo nahurizaho nawe tu ubwo umuntu nzanye ubugoryi ndamunera uramunera for sure Sando umuntu wese mudafite icyo muhuriyeho na nyine niba nta kintu duhuriyeho ukansanaho ubugoryi impita nkubwiza ukuri for sure mu rugendo rwawe ukora indirimbo byanga byakunda nk'umuntu ugitangira umuziki hari imbogamizi umuntu agenda ahura nazo amafaranga gukura umuziki bwa mbere biravuna bisaba amafaranga ni izihe mbogamizi wagiye uhura nazo mu rugendo rwawe? Imbogamizi zo ni nyinshi icumi urumva nka gutya nk'aba baby man baby tujya duhura n'ingorane nyinshi zo gukora umuziki man nyinshi cyane nka gutya nkanjye w'umubaby pe nk'ubu ngubu urebye nyine mbaye mfite ubushobozi man mba mfite imizigo nkasa ariko n'ubundi hari ukuboro ngiye gutya nahuje n'umunyamakuru ukora kuri radiyo man musaba ikiganiro ndamubwira ati nta kuboro wazantumira nkaza aho ngaho kuri radiyo nkatanga ubutumwa n'iki umujene arambwira ati se ufite impano ndamubwira ati ngiye mfite impano ndamubwira ati noneho ngenda niyamina mani wowe uzandavure uzi ikintu yambwiye yarambwiye ngo se ufite n'amafaranga ndamubwira ati nta mafaranga wari umunyamakuru ari umunyamakuru ndamubwira ati ubwo ngiye nyine ngiye umuntu akimara kumbwira ngo ufite impano njye numvaga nyine ko tayari ikiganiro agiye kukima tu ufite amafaranga ndamubwira ati nta mafaranga mfite bro ndamubwira ati se none kumpa ikiganiro bisaba ko nkwishyura mani ndamubwira ati ntabwo byakunda kuza rero nta mafaranga ufite banza ushaka amafaranga mani banza ushaka amafaranga tu mani nyine imbogamizi duhura nazo ni nyinshi abanyamakuru ntibakeneye kutuzamura abaproducer bakeneye ngo tubapushe ku mipuri babone kudukorera so mani nyine ni ibiboro by'ingorane za da ni ubusazi for sure urebye ugitangira umuziki cyangwa ubwa mbere 2023 n'iki gihe turimo muri 2026 urebye hari level waragezeho mu muziki wawe cyangwa muri urwo rugendo urabona hari level wawe waragezeho uyibona wishimiye kuko kuba mbyishimiyeho ntabwo byabura kuko 2023 turi na 2026 urumva ntabwo naba nyiri yandi natangiriye tu nageze ku rundi rwego mani ntabwo nkiri wa wundi wa mbere gamani nihe ndirimbo yawe ukunda kurusha izindi? ni boro mani ni boro yanjye nanditse ya story yanjye bayita story ya Sano mani iyo ndirimbo rero ndashaka ko hajya ni vaze kubita akantu kamwe kugira ngo wumve ko iyo ndirimbo ibabaje. Iyo ndirimbo ngo yavutse ari ikibondo yangwa na rubanda famiye nayibiza mira muterera naye kuza kundwa na nyina yakuza ari umurakare umwana w'umukobwa wafashwe nk'imbobo zamutaga munsi gakanasikatira kuza ari umukobwa ufite umutima nagisebo yashakaga kugereka kuri nyina mu byukuri umurebye wamufata nk'ikirara gusa umuntu wabashaga kumwumva ni nyina kuza afite imimba ku mutima inkovu n'ibikomere yasukaga amarira akihanagura ntiyakundaga ibintu by'imiteto bamutetera ibiyise bateta bazaga bamuteta agahita bata ibihano
yabaga afite plan yo gukora ibigoma gusa street ari ibisaza ari hiringa gusa n'ibikunda nafatishije stana bigwamo gusa n'ibimubuza gukora yari wenyine aba yiganirizanga indani kica kagira mubiye. Yes. Iyo ndirimbo niyo wanditse ukumva uri mu bihe nyine. Iyo ndirimbo ni story yanjye kazi. None se byanga byakunda hari abantu bagukurikira urumva ni ihe ntego ufite mu muziki wawe noneho mu Rwanda? Intego mfite ngewe man. Intego mfite oya nese ari nawe buriya nta muntu utagira intego mani nawe ubaho. Intego mfite mani ni ugukora umuziki nkaba umuntu wa danje, umuntu nyine buri muntu wese areba agafatiraho icyitegererezo. Nshaka kuba umuntu ukomeye ngewe mani nta kindi kintu nshaka. Mu buzima n'abantu bigeze baguca intege? Ngiye umuntu uca intege rero niwe nakomeje nkubwira mu kanya ngo ngiye mpita nkunera ubwo ngubwo nta handi haboro mba nemerewe guhuriza nawe. Abanca intege bo ni benshi gusa nyine kuri ubu ngubu noneho urwego ngezeho ngewe nta muntu ukiza kunyasamaho ngo maso y'inyana ngo aretse uwo muziki katari neza. 2025 nibwo nahuje n'umugengesta arambwira ati man ufite impano urarenze pe ngenda ndanagufana. Atari ko man umuziki nta kintu kirimo ushaka wanabireka. Namubwira ati ngiye umuziki njya kutangira ntabwo nindi kumwe nawe wamfana utamfana man y'abafana mfite ni benshi tu wowe uvuye muri umwe ntabwo wakuroka abandi bafana mfite nabo bamvaho. Ati shumi umuziki niba narawutangiye nzawukomeza ubwo nyine niba ari bizaba bizabe niba byiza cyane niba bibi nabwo bizabe nyine. Ubwo rero nta muntu ngiye wanca intege. Nta muntu waguca intege. Ariko mu rugendo rwawe wakoraga umuziki nta muntu wigeze kuba yakubwira ati hari umuhanzi musa mu Rwanda? Byarabaye nanjye ndabona ari nyine uko umeze nyine byanga byakunda hari umuhanzi musa mu Rwanda usibye n'umwe noneho haje n'uwa kabiri man. Abo bantu rero ndabashaka. Rwanda we ntabwo ari umwe ni benshi n'ubu baracyabimbwira usa nka Wezi Ariel Wezi. Hari n'undi mupeti w'umubebi nawe uri kubikora muri iyi minsi bita Jirak nawe ngo turasa ariko ngiye mbona nasa n'uriya mubebi usibye ko dufite imico imwe ariko ntabwo dusa. Ntabwo musa ariko ngiye ngurebye mbona usa nka Wezi. Wezi kiduhuje ni dread shubi. Wezi kiduhuje ni dread. Oya bisirasi murasa pe. For sure. Ni ngiye bikubwiye nyine. Ntabwo ari wowe nyine mani gusa nyine ngiye mbora giye kiduhuje ari izi dread. Ni uriya musani ntabwo musa. Jirak man. Mureba nyine ukabona musa. Jirak man nyine uriya mu baby nigikara nanjye ndigikara afite imico nk'iy'abaniga nanjye mfite imico nk'iy'abaniga ariko kuba dusa kuri face ntabwo dusa shumi. Nje ndi icyuka imana for sure. Uri icyuka. Ndi icyuka for sure. None se muri make ntabwo umukunda? Oya ntabwo ari ukuvuga ntabwo mukunda ahubwo kuba tudasa ntabwo dusa ariko ndamukunda. Yes umukundira iki Wezi nyine mu muziki we nyine ukunda ni ibiki bibye ukunda nyine uburyo akora imiziki ye ewana uburyo nyine ubona ama performance ibintu bigiye bitandukanye umukundira iki nyine mu rugendo? Wezi uzi ikintu umukundira? Wezi man ikintu cya mbere nkunda ni imico ye. Ikindi cya kabiri nkunda man ni umubebi nyine uri seriye tu. Ni umubebi uri seriye uzi ibyo akora nyine tu. Ni umubebi man nyine ukunda gusaba indeni ntabwo ndahuza nawe ariko nyine bitewe n'ibyo mbona. Aka ni time muzanahuza ntabwo ari kera. Yaba ari kureba kino kiganiro badukurikiye byanga byakunda baze gutaginga. Urumva byanga byakunda kino kiganiro azakibona. Siko noneho ndashaka ko wabwiye ngo uramuzi ukunda imiziki ye ukunda indirimbo ze ukunda byanga byakunda igizumba nize ndirimbo Wezi yawe yarasohoye kumva indirimbo hari amagambo ari kugenda gukora ku mutima nyine wabuze. Oya indirimbo urumva
hari kuko akenshi na kenshi nimba uvuga ngo murasa n'imico byanga byakunda ukuntu abahanzi namwe mugira ibitekerezo gutya mukandika nk'indirimbo zenda gusa cyangwa mu bitekerezo batekerezaga ni nk'iyo ndirimbo yanditse ukumva ibyo bihe nawe birimo ukumva nawe nyine iyo njyana wari urimo yo kuyandika. oya Wezi ntabwo ari umuraperi kazi banza wabyibagiwe. ntabwo ari umuraperi ariko byanga byakunda akora indirimbo ariko injyana yanjye n'iyiwe biratandukanye. kandi njyewe indirimbo zanjye nyinshi nandika ni story zanjye kandi Wezi ni umuririmbyi. sinzi niba uri kumva icyo kintu. ushatse kuvuga ko nta ndirimbo ya Wezi ukunda? ntabwo ari uko nazikunda ahubwo ni uko iziwe ntawe zihuriye n'izanjye. nta kibazo, ndashaka iyo ndirimbo wakunze ye, indirimbo yiwe nakunze yanditse ukumva urayikunze. hari boro afite bita hari boro yakoranye na Juno bayita ngo ikira bayita niba ari awaye niba ari weyi iriya boro yayisohoye ndi umupeti niba yarasohotse na 2021 ntabwo mbyibuka gusa icyo nzi nuko nari ndi i Kigali man. iriya boro niyo boro yiwe nyine noneho njyewe naramubonye mbona umusista yimereye nk'umujama ndavuga ati man iki cyana ni neza ariko urumva njye niyo boro yo yakoze nyine iranshino ni nabwo bwa mbere nigeze kuba mwahuraho cyangwa wamuvugisha. ntabwo Wezi turahuza man. iyo ndirimbo se nimba Away nimba uyizi warayikunze ndashaka uyicemo mu magambo make. nyicemo mu magambo make hari ivuga ngo iki irayira nzi ko harimo ikibazo ntabwo nzi kuri ngo sinzi ko wajinuye mena ku byo twaze I don't know I don't know I love ntabwo nzi kuririmba man. ntabwo uzi kuririmba. yes urifuza kuba wahuza gusa nyine ndamumani urifuza kuba wahura na Way? for sure. urifuza kuba mwahuza mugakorana indirimbo? ndabisabwa none warambwiye icyo hari umujene wagiye kuri TikTok yanjye aranyandikira ati man ndagusabye uzakore buri kimwe cyose ariko Wezi muzakora n'indirimbo ndabikwisabiye. ugize amahirwe yo guhuraho ni ikihe kintu wamusaba bwa mbere? Wezi ikintu namusaba nyine baguhaye amasegonda 30 hati uhuye na Wezi ndashaka umusaba ikintu, ni ikihe kintu wamusaba? Collab ko sinamusaba ibiceri ngewe kubera ntabwo namusaba ibiceri mani kuko nanjye ndabifite. nawe urabifite? nanjye ndabifite ahubwo ngiye ikintu namusaba ni Collab nta kindi. yes muri iyi minsi hari indirimbo ufite hanze shyashya? indirimbo bita ukunda iki yanjye na Demap usa ntabwo nayize cyangwa nawe nimba nyizi n'abafana badukurikiye barayizi. hari indirimbo bita ukunda iki ni nayo verse nabaje kubatamo bwa mbere bayita ukunda iki iri kuri channel Demap wagiye ukayireba man. ifite ishusho bwiza irimo amagambo y'ubwenge suko ko bashiti banjye. yes murabyumva uyu bakunze kumwita Maso y'Inyana, umuraperi mwiza cyane ukizamuka. yes Maso y'Inyana hari umuziki nyarwanda hari imbogamizi nyinshi zibaho, hari abahanzi benshi bagenda. nuhe butumwa waha abahanzi bagenzi bawe nyine bakiri underground cyangwa bakizamuka bakishakisha nyine abahanzi, ni uhe butumwa wabaha muri make muri rusange? urubyiruko rwose cyangwa umukobwa cyangwa umuhungu bose mbabwire abahanzi. urumva nanjye ndacyazamuka. aya ntabwo ukizamuka kandi ndacyazamuka. oya abuze abakizamuka nta nubwo urajya no kuri kamera na rimwe. so ikintu namubwira ikintu nabwira umupeti wese uri kwinjira mu muziki, ikintu cya mbere agomba kumenya ni ukumenya ubwenge kandi akamenya gusabana tu. kumenya ubwenge akamenya gusabana man. hari ukuboro nk'abapeti noneho hari ukuboro noneho nk'ibipeti bikiri kuzamuka ni man. niba urenze n'umuhanzi wundi nawe ukizamuka nkawe kuki wumva ko ugomba kumwiryaho nawe ubwawe nawe uragera man. niba ukizamuka pe ushobora njye nta murapu ndenze
nawe nta murapu undenze sibyo ariko niba uri umuraperi ubyiyumvamo ko n'umupeti wenda ari nko ku boro hari i Musanze hano ku murenge habaga ibiboro by'abaririmbyi abantu bose ntabwo baba banganya impano mani sibyo ushobora kuba undenze cyangwa nkurenze mani ariko kuba nkurenze ntabwo bivuze ko ngomba kukwiryaho shumi ntabwo bibaho nyine mani mukundane mufashanye mani niba ubonye ikiganiro tumira n'uwo mugenzi wawe nawe akigemo hari indirimbo nshyashya mutegura kuba mwasohora se cyangwa album bayita igisiga gishya izo ndirimbo muzandika mwagiye hehe koko iyo ndirimbo turayisohora muri uku kwa gatandatu muri uku kwa gatandatu irabageze hanze noneho dusoza ikiganiro maso y'inyana ariko none reka tugaruke nyuma waje wambaye neza pe drip fasho sindi umuraperi nibwo mbibonye mbanza nuko akazuba kavuye waje wambaye neza pe nambaye neza rinete thanks bro mbanaho turebe mvaneho turebe mu maso raka boro muri boro rahira fasho numva birenze hanyuma gira ubutumwa uha abafana ba Bintu TV show uyihe n'abafana bawe bagukunda bagukurikirana TikTok Instagram hehe dusoza kino kiganiro ubahe na location cyangwa platform zawukorera ku buryo wakunze kino kiganiro ajya kukireba akajya gukurikirana rero uyu muhungu mumukunde cyane Bintu TV mumukundira ibintu mumukundira ibikorwa bye kandi narabakunda rega narabakunda so nanjye rero mani ngiye maso y'inyana aboro bose wahansanga tu yaba IG yaba YouTube yaba TikTok yaba nyine aboro hose mbamari kabisa ubuhari yafasha yes murabyumva neza uyu bakunze kumwita maso y'inyana umukobwa mwiza cyane umukobwa ukishakisha umukobwa wihinga hasi no hejuru kugira ngo ashyike ku iterambere rye kwihiringa gukora cyane imbaraga ubwenge umuhate disipurine nibyo bimugejeje ahangaha ukari uramubona ku ipantaro nziza cyane agapira keza rinete zose nakubwira diredi yesi dusezera abafana ngo dore nigize umurokore nkatira kege ndetse nakushe subiyimvari nge gusumva nsanga mushuva ari ku gifege ndetse na byeri ibyana ni byinshi bwa nkomye cyane ngo nyirya gaturu banza tanasi konti n'umukobwa faka amapici gabanya igati ifite muzehe wamaye impanuro niba utabizi ubaririze yamaye umurage wo kubaho neza nyibutsa yuko ngomba gukora street ndikaraga natangiye kera nshaka urumiyura ratagwe dikiva murakizi muri kababire bakore muzika nice game on azio bijya nsanga babire bameze bya